Tuvuze ko mu myaka 5 ishize umujyi wa Kigali wahindutse ku buryo bugaragara ntitwaba tubeshye. Hari henshi wacaga by'umwihariko mu mirenge y'icyaro ugasanga nta mpinduka zigaragara. Ariko ubu siko bimeze kuko ahanini hagenda hagera ibikorwa bishya bitandukanye kandi bitanga icyizere ku mujyi usukuye kandi ukeye. Duhereye nko mu mwaka wa 2018 hagiye hakorwa ubukangurambaga bujyanye n'igishushanyo mbonera cy'imiturire ariko by'umwihariko ku bijyanye n'imikoresheje y'ubutaka. Urugero mu murenge wa Kinyinya mu mudugudu wa Gatare mu kagari ka Gasharu ni hamwe mu hantu wasangaga abaturage bakora ubuhinzi borora amatungo, ariko nanone ugasanga hari ikibazo cy'uko wasangaga imiryango ibana n'amatungo mu nzu cyangwa mu rugo. Mu mwaka wa 2019 umurenge wa Kinyinya waje gukora ubukangurambaga bushishikariza abaturage kureba ahandi bororera amatungo agatandukanywa n'abantu ahubwo akajya kororerwa habugenewe. Mukunze Eugene ni umwe mu bagizweho ingaruka n'icyo cyemezo nubwo cyaje gusa n'igihagaze, ariko we yahise areba kure n'ubundi asanga mu cyerekezo cy'umujyi wa Kigali kubana n'amatungo bitazashoboka. Mukunze amaze kubona ko bidashoboka yahise atangira gutekereza ikindi yakora ngo gikomeze gutunga umuryango we, ahitamo korora inzuki. Tangira unyibwira hanyuma umbwire icyatumye winjira muri ubu bworozi bw'inzuki. Amazina yanjye ni Mukunze Eugene. Natekereje ndeba neza mu gihe inka zari zimaze gusa naho zimurirwa mu yindi ahabugenewe, kuko muri uyu murenge wa Kinyinya ntabwo byemewe ko twahororera inka kubera ko ari mu miturire. Naratekereje rero ndareba nsanga korora inzuki ntabwo bigorana gutya. Asobanura ko kugeza ubu umusaruro akura mu nzuki uruta uw'amata kuko ku isoko usanga hari itandukaniro. Icya mbere cyo inka zo ziravuna, zasabaga byinshi, ubwatsi buragurwa, ziragoranye, ariko umusaruro w'izi nzuki urenze uw'amata cyane, kuko ikiro kigura, ufashe ikiro cy'ubuki kigura amafaranga 4,000 niko tukigurisha. Litiro ikaguye amata nayo ingana n'ikiro burya, litiro twayigurishaga 400. Urumva ko harimo diferanse hagati y'umusaruro n'amata. Mu gukora ubworozi bw'inzuki, Mukunzi agenda atira abaturanyi ibiti agashyiramo imizinga, yamara kwinjira akayimurira ahabugenewe inzuki zidashobora kurya abantu. Inzuki nubwo ureba uyu muzinga uri hejuru ahangaha nta nzuki zirimo, uri ahangaha kugira ngo tuwutegeremo inzuki, nizimara kujyamo tuzawimura tuwujyane mu zindi, naho turaza kugerayo naho uraza kubibonayo irimo inzuki. Naho uyu nguyu wo tuwutegerejemo ko inzuki zizaza zikawinjira, hanyuma tukawumanura nkawujyana mu bundi bworozi aho nzororeye. Abaturanyi be bemeza ko kumutiza ibiti nta gihombo babibonamo kuko isaha n'isaha yatera imbere nabo akabateza imbere. Umuturanyi yaje kudusaba ubufasha turabumuha kuko yari afite ubworozi bw'inka birangira atabukoze mu buryo bukwiriye, ariko yaje gutekereza abona ko korora inzuki kugira ngo abashe gutunga umuryango nabyo byamworohera kugira ngo umuryango we utere imbere. Ni muri ubwo buryo rero yaje nk'abaturanyi tumuha ubufasha bw'aho abasha gushyira inzuki, ejo bundi ashobora gutera imbere natwe akatugirira akamaro, ndetse binazamutse neza akaba yaduha n'akazi bikagenda neza natwe tugatunga umuryango. Bamwe mu baturanyi bakoresha ubuki bw'umwimerere bwa Mukunzi bemeza ko bufite itandukaniro ugereranyije n'ubukunze kugaragara ku masoko atandukanye aho baba babupirasa. Nitwa Nyirabazinzi Venansiya. Ariko ubwo buki urebye uburyohe bwarwo bw'ubwo buki simbizi niba bwanaboneka, kereka hari wenda bakenewe wabatera nk'inkunga kugira ngo bubashe gukwira abantu. Ababukeneye rero ni bwinshi kuri uyu musozi, kenshi nagiye mburyana n'imiti, kenshi mbushyira mu ndimu,
kubera uburwayi bwo mu mubiri, ariko numvise hari icyo bwagiye bumarira ubwo burwayi nagiye ndwara, nkabuvanga n'ibitunguru, abuvanga n'izo ndimu, avanga na imiti ya elayo, ibyo byose numvise hari icyo byagiye bimarira, ndabushima ngenda bukunda. Uyu mugabo ufite umugore n'abana 3, uburyo akoramo ubworozi bw'inzuki ntabwo buteye imbere, ariko bigaragara ko abonye ubufasha ubworozi bwe bwatera imbere kandi bukagirira abantu benshi akamaro. Urabona ko bari bamajije kuvuga ko nta bworozi bw'inka buhari mu mujyi wa Kigali. Ubwo umugabo wanjye yahise ashaka ubundi buryo tubaho, atangira gukora ubworozi bw'inzuki, ariko nibura tubaho tutanduranyije. Leta y'u Rwanda ishishikariza abanyarwanda kwihangira imirimo aho bafite intege nke, ikaba yabunganira kugira ngo bagere ku iterambere rirambye. Iyo witegereje ubu bworozi bwa Mukunzi ubona ko ahaye inkunga ku buryo butandukanye byazagera aho haza abatuye agasozi kose, dore ko bemeza ko ubuki bufite akamaro ku buzima bwabo. Iriya kijyambere burya twashaka n'akamashini kazajya kadukuramo ubuki, kuko cyo ikinyagu ahangaha muri iyi mizinga turabikata, ariko muri iriya mizinga ya kijyambere tuyibonye, urumva ushaka akamashini ukakirambikaho akamashini kakanyunyuza ubuki, ukongera ugahindura ugashyira kuri iyo mashini kakanyunyuza ubuki, warangiza ukagisubizamo, ntabwo zivunika nk'uko zivunika zongera gukora ibindi binyagu, kuko ahubwo zihita zishyiramo, kubera ko kiba cyasigayeho icyo kinyagu, zirongera zigahita ziteramo abana cyangwa se zigashyiramo ubuki.